gatatu na mbere niyo byentereshanije gatandatu na kabiri byentereshanije ya gatandatu twavuze ko yari ya kabiri ni ukuvuga ngo haza orange bandureke ya karindwi na munani ntizinduka musomere disposition noneho rero ngiye ku buryo zikoreshwa Cabre croisée ikora ku bintu domaine type ni ibintu by'ubwoko bumwe machine switch router hariyo bita rollover urukumva ni cable trou cadre ya mpuze yacu muri cadre ya réseau local twavuze ngo dukora amakabure gusa kuko machine umugozi kuri switch machine umugozi kuri switch voilà zikazongera zifite communication hagati yazo ikibazo cyamaze kugira vuba hari no garo mwijima turasubira muri gato buretse notion ku bintu bimwe na bimwe ikintu cya mbere mugomba kuba muzi mwakagombye kumenya ziriziye kugira ngo ube wa designinga network then implement ushyire mu bikorwa ibyo wa designing. Ikintu kigusabwa no kuba ufite computers wifuza gukorera rezo zibyo gushyira kuri rezo niba ari 10 ugomba kuba ufite computer 10 zifite zose carte rezo NICs. Each one must have a NIC network interface card kugira ngo ibashe kwihuza n'izindi kuri network. Tuvuye kuri rezo ya switch tuba dufitemo akandi gaparti mutigeze mubona ariko bita patch panel. Okay, iyi patch panel ikaba ari igice kidufasha kugira ngo za RJ45 connectors zize zihurire kuri ya switch. No kuvuga ngo twe extendinze dukoresheje iyi patch panel dufatanyije ama switches kugira ngo duhuze port ziri kuri switch na kuri machine. Niba ufite machine ifite port ya 18 umenye ngo iraza kuri switch ize kwita no kuntu twa design nze ndatona kugira ngo tujye tugabanyamo ibice dukenamo ama devices bita ama sibyo ni router. Okay, murayeba physically then gira muri mwigane twakirusinjiramo mumve logique yayo cyangwa se ibishushanyo twakoze kugira ngo mbere na mbere tutarajya kuri izi devices zirimo hano hagati tubanze duse n'abazifuka turebe ikintu network tumarira kugira ngo ukorerezo ubushaka kugera kuki. Turabona ko hari computers 3 muri iyi party ya mbere twagombye gufata computers ebyiri tubaze